ni ishema muri abo bantu bose n'ibihumbi magana angana. Amashyi arakomeza araza kuko n'umwana yakira miliyoni 5 yakira 5,000 by'amadolari agataha mu giturage basanga abagenzi be ubu usanga bumva birirwa birukanka ahubwo sinzi niba Rwanda zazamuka agenda ajya guhatana mu rwego rw'isi yararerewe mu Rwanda akarerwa n'amakipe yacu kandi nabyo bifasha urubyiruko za ntekerezo z'ibiyobyabwenge zikajya ku ruhande ahubwo bagashishikarizwa no kujya mbere. Reka ne kubivuga ngo mbivuga mu magambo gusa, mfite ahangaha mu rubyiruko mfite hari baherutse mu Budage kubona birukanka ibirometero 5,000 ari ibihugu 90 byateranye uko n'umunyarwanda wa mbere umunyarwandakazi wa kabiri bose baturutse mu Rwanda. Ni ishema muri abo bantu bose n'ibihumbi magana angana. Amashyi arakomeza araza kuko iyi Peace Marathon ya hano mu gihugu mu minsi yari ishize mu gihugu tutakira igikombe kandi bahakinira. Ubu ngubu uyu mukobwa yabaye wa mbere ngira ngo bamuhana sheke ishimishije cyane. N'uwa 4 n'uwa 7 bose bavamo ari 3. Abo nabanje bose kari 3 bose ni bose ko ari 3 babanje ko barahenge kugeza ku 8 ko n'umwana yakira miliyoni 5 yakira 5,000 by'amadolari agataha mu giturage basanga abagenzi be ubu usanga bumva birirwa birukanka ahubwo sinzi niba mu magare hari gahunda afite muri College Fondation Sina Gerard. Umwana wese agomba kurangiza primaire azi gutwara igare. Ujya kubona mu bayobozi mu bantu bafite imari abo gasanga kwiga igare byaramusimbutse kandi urashaka kuri bakuze. Hariya rero icyo kibazo cyarakemutse. Ubu umwana wacu avuye mu Faransa mu masiganwa kandi nawe yitwaye neza yaratsinze aratahuka. Ibi byose ni igisubizo nkomeza gushyira mu ntekerezo zo gufasha buri munyarwanda uwo ari we wese cya cyerekezo 2050 aho umunyarwanda agomba kuzenguruka ku isi umubona ari umunyabwenge atambuka neza byose byagezweho. Nanze rero kugira ngo nkomeze bimurike mbivuye mu magambo mbishyira no mu nyandiko. Iki gitabo ubwo ni icyanyu mukagenda mukagisesengura mukagisomamo neza kuko umuntu ufite umushinga wese wagoye mu bushobozi mu ntekerezo yagisomye neza yitonze akirangiza acumbura umushinga wose wari wahagaze. Reka nshime rero ndashimira imiyoborere myiza idufasha mu ntekerezo kugira ngo byose bigerweho. Ntabwo ibingibi byose umuntu yabyitekereza uretse igitabo no ntagihaye ajye kuri YouTube aho abona yandike Sina TV Rwanda. Uyu niwe muyobozi wabyo agenda akurikira amakuru ya entreprise n'igihugu muri rusange. Ubundi nkakomeza gushima kandi nshimira uburyo mutuba hafi muri byose. Beze ntera nk'ijisho naba ngiye gufunga nkavuga ngo iri gare rikoze mu biti. Aho leta guverinoma yateranye ngo dusarure ibiti byeze ibiti turabidukoramo igare. Ubu icyo mbabwira nyakubahwa nuko Chicago umunyamerika yarariguze nishimiye uburyo ndikunja neza nanjye nkarifunga nkerekana agatabo kerekana uko arifungura nuko ariteranya agera arashima. Umunya-Israel yarariguze. Urumva rero iyo mbivuze abanyarwanda natwe twese abateze amatwi uko babyumva nifuza ko twese twakwitabira baryita umutirwa. Ni igare rya siporo riragenda ariko ubu rirambitse nta wundi waritwara riririnda kuko nta bundi buryo biba byoroshye bwo kugira ngo ushobore kuyikomeza gutera imbere. Ishimo rero ni nyinshi kandi tubizeza neza ko mu gihe kitarambiranye buri mwaka n'ubundi nimugaruka nzongera nkabamurikira udushya kuko n'uyu musozi impamvu nawukoze ibi biriho mvuga n'ibyo nerekana ko nkomeza gushima kandi nsaba n'abadusura kugira ngo bakomeze badusure. Ngeze muri Amerika mvuye mu Butaliyani muri Expo mvuye mu Faransa turazamuka tukishyura amayero n'amadolari kugira ngo tugeje turebe umujyi. Umusozi wacu hari ufite metero ubutumburuke bw'ibihumbi 2,200. Iyi mihanda nashyizemo izamuka nanjye nifuza kandi birakorwa. Iyo abanyamahanga badusuye ndabazamura bagera hejuru bagafilima bagafotora bakidire kunde nanjye ku ruhande nkavuga ngo bijya kumera nka ya nyubako
za zindi nyine nasanze muri Amerika n'Uburayi bwose nanjye nkamamaza ya misozi yacu igihumbi nayo ikaduteza Visit Rwanda. Visit Rwanda rwose muri RDB urabizi uwo mushinga niyo kugira ngo buri wese ushaka aho azamuka akareba bya birunga akareba igihugu giteye mu gihe ayo mazu nayo tutarayageraho ariko nahanga kandi hari akantu basiga icyo mba nsaba nk'iyo nabonanye n'abayobozi nkamwe ni ukomeza kumfasha kugira ngo tugire imizamukire n'imyumvire myiza ariko igihe cyose manywa bidufashijemo ariko nyuma y'itanu urasarura nyuma y'imyaka 5 urasarura buri gitondo ujya gutoragura amafaranga kuko nta uzisarura zo zirihungura no gutoragura hasi y'isoko rirahari nanjye ubwanjye ngurira abahinzi kugeza no hanze isoko rikomeye hanze hari isoko ibyo nisaba nagiyemo Singapore isoko bamusabye amatoni bampaye niyo nafata umusaruro wa Uganda na Kenya ntabwo twahaza kiretse wongeyeho South Africa ubwo nifuza ko buri munyarwanda wese yakoresha uko ashoboye kose agahinga urasara kugeza ku myaka 50 ngengejeje ku myaka 20 nsarura uko 5 nari ntegereje naho mba numva nifuza kugira ngo wese abyumve no kubayobozi badabifitiye umwanya ariko uko amasamba akaba hari iyo waziteye ukomeza guhinga bisanzwe byose bigakorwa biriya n'ubuhinzi bw'ibigori bivamo mwaje mumaza amasoko ishuri mfite rifite abana 500 abakozi mfite abarenga 2000 it's very innovative nagashakeza murakoze turabashimira ndetse na contribution y'inganda kuri ku musaruro bumbi w'igihugu ahanini ugomba kwiyongera cyane so izi expo zigaragaza nanjye nabihuza n'ikibazo cyabajijwe na Vincent byerekana aho turimo turagana ndetse bikanerekana n'ibyo tutarabasha gukorera mu Rwanda cyangwa se ibyo tugomba gushiramo imbaraga kugira ngo tubashe guteza imbere so contribution yo irahari impactful nimba nabivuga gutyo kuri iyi expo ndetse n'ama expo muri rusange ahanini icyabagamije ni murikagurisha ni showcase ni display ibyo uba wakoze ntabwo wakora ikintu ngo kigumishe aho ugikorera ugomba kugitwara ku isoko abantu bakakimenya abantu bakabibona ndetse abantu uretse n'abaguzi n'abandi n'abikorera hagati yabo baba bafite nabo uko bakora networks y'ibyo bagomba gucuruza umwe ushobora gusanga ari umuhinzi undi ari umworozi undi atunganya ibikomoka kuri ibyo byombi so izo networks nazo zirafasha cyane ikindi ariko ngo ni igitekerezo cyanjye ariko zagishenga na PSF iyo dukora n'izi expo twagakwiye kuba turimo turakorana na conference cyangwa se no kuganira kuri sectors runaka kugira ngo n'ibibazo biri muri ubwubatsi ibibazo biri muri foreign imports nabyo tubiganirire muri iyo environment umuntu asura expo ariko akagira niyo opportunity yo kumva ariko ubwo ahanini nabyo biterwa na space umuntu aba afite so bitewe na space dufite ni ibintu twazareba mu myaka iri imbere yuko nabyo twabyongeraho ku kibazo cya wood products na issue ya deforestation ahanini of course habaho na rema ijya bigaragaza kenshi yuko u Rwanda uyu munsi muri forests zagakwiye kuba zihari zo zirahari kandi turihagije muri coverage ya forests tuba dukeneye mu gihugu ariko na program ya reforestation nayo igomba kwihutishwa ndetse ikanashirwamo n'imbaraga tuganira na Wood Value Chain Association nabo icyifuzo cyabo cyari kuvuga ngo mwaturebeye mwadushakiye ahantu natwe aho dushobora kuzajya dukura imbaho mu buryo buri sustainable nabo bakabasha kwikorera plantation y'ibiti nyuma yaho bakazabasha kubisarura
So iyo nayo ni program na leta tugomba gutekerezaho, tugomba gushira mu bikorwa for sustainability purposes. Uyu munsi bishobora kuba bihari, ariko tugomba no kuba turimo turareba no mu myaka iri imbere n'abana bacu, abuzukuru bacu nabo bazabashe kubona byinshi